hanyuma akandi kantu basorezaho ni kuri Niyo Bosco. Mu minsi ishize watandukanye na management yawe, kuri ubu ngubu bihagaze gute? Hari inkuru zakwerekezaga muri Kikas, hari inkuru zikwerekeza i Burayi, muri Amerika n'ahandi, kuri ubu bimeze gute imikorera Niyo Bosco? Urakoze. Igitaramo giteguye igihe kirekire kuko njyewe najyaga ndipetera ibintu nk'ibi ntazi ko bizanaho, babishyize rero noneho mu buryo bw'imikorere. ubu noneho nditeguye, nifuza kuzashyira ibintu byose nakoze mbere y'uko iki gitaramo gitegurwa. Bizaba ari byiza cyane. Murakoze. Ndabanza gushimira EAP n'imidya muri rusange. Nanjye igitaramo giteguye igihe kirekire kuko njyewe najyaga ndipetera ibintu nk'ibi ntazi ko bizanaho, babishyize rero noneho mu buryo bw'imikorere. ubu noneho nditeguye, nifuza kuzashyira ibintu byose nakoze mbere y'uko iki gitaramo gitegurwa. Bizaba ari byiza cyane. No gutandukana ibintu bihagaze bite? Niko bihagaze nyine, like ukundi bihagaze n'ukuntu bibaye bihagaze. Ikindi kuri Kikas, ntabwo sinzi ikimenyetso wenda wabonye kigaragaza ko umwana Kikas, ariko hari inshuti yitwa Claude, ni umwe mu bantu bakorera Kikas. We ni inshuti yanjye rero sasobanuye Kikas yose ko yo ni lebo. Tuba twazanye rero bari kumfasha muri bimwe byanjye bigiye bitandukanye. Ibindi byo kujya i Burayi, cyari byose ikintu cyatujyana i Burayi ni cyiza. Imana ibyo yadufashije, twagiye tugakora ibintu byadakoze. Alright, so Joseph.